Hey guys, welcome back kuri Beautifully Mami Rwanda. Yes, ashimwe. Nizere ko ino video isanze muri amahoro. Mbere na mbere ndashaka kubashimira cyane. Mwarakoze cyane kuri video nababwiraga ubuzima bwanjye ho gatoya, umva naranezerewe ko ukuntu mwayikunze. Murakoze cyane kuri buri muntu wese wankoreye commentaire. Imana imuhubugisha, imigisha itagabanyije. Uno munsi rero nkuko nari nabibemereye muri iriya video justement nari nababwiye yuko nzabaganiriza kubijyanye na wa mwana witwa Alexandra. Okay, natinze kuyikoraho gato kubera ko hari indi video nari ndimo editinga ari nayo mwarebye mbere y'ingi, donc niyo yasohotse mbere y'ingi. Kora ko iriya video mva yari imaze imyaka muri telefone yanjye, yari imazemo iminsi. Ndavuga reka manze nyeditinge nyisohore hanyuma mbone gukomeza. Ariko iyo ngumanye ama video muri telefone iragenda ikuzura, bikaba ngombwa ko nkuramo WhatsApp. Kuko ngubu hari umwana inshuti yanjye ubundi twavuganaga buri munsi kuri WhatsApp, ariko tumaze ibyumweru bibiri tutavugana kubera yuko nari narakuye mu WhatsApp kubera iriya video justement. Iriya video yafataga umwanya munini muri telefone, bikansaba ko nkuramo ama application. Umva ni story ndende. Rero dutangire kuri no video nabateguriye. Tugiye kuganira ku rupfu rw'umwana waje inahanga muri Canada, n'umukongolese yitwaga Alexandra Martine Diengo. Yari afite imyaka 21 s'il te plaît. Nukuvuga ngo mvuze izina rye, mvuga n'imyaka yari afite numva agahinda karaje. Yari umwana muto mwiza, mana yanjye. Nabonye amafoto yiwe, ndaza kubashyiramo ifoto yiwe imwe hano kuko sinshaka gushyiramo ama video yabo menshi cyangwa se amafoto yabo menshi kuko mba numva ari nko Imana. Nukuvuga ngo nka mama wafunguye YouTube ahita abona abantu benshi cyane bagiye bakoresha ifoto yiwe ku ma thumbnails, ari ku ma social media ahantu hose. Ababyeyi barafungura YouTube bakahita babona ifoto y'umwana handitseho ngo RIP, rest in peace ku ifoto y'umwana wawe. Aba YouTuber nk'igihumbi banditse rest in peace ku ifoto y'umwana wawe. Ni nka reminder, ni ikintu kikwibutsa yuko umwana wawe yagiye. Sinjya nkora n'inkuru nk'izi ngizi mu by'ukuri, nuko numvise ari ngombwa yuko mbibaganirizaho kubera yuko ni ngombwa abanyarwanda dusigaye twohereza abana bacu bakiri bato. Rero ni ngombwa yuko mbibaganirizaho kuko biratureba twese aba immigrant, nkatwe bakuru noneho biratureba kuburira ababyeyi bari aho ngaho kugira ngo mumenye uko ibintu biba bimeze iyo abana bageze hano. Ibyo byose mvuze byari kugira ngo nsobanure yuko ntari gukoresha amafoto menshi y'uyu mwana, ariko ndabashyiramo ifoto imwe yonyine irereka ukuntu yasaga. Yari umwana mwiza cyane, visuellement gutyo wabonaga ari umukobwa ushobora no kuba top model. Yari mwiza cyane. So uyu mwana rero witwa Alexandra yaje nahangaha aje kwiga. Yagiye gutura ahantu bita muri province ya Quebec, ahantu bita Trois-Rivières n'ababeshye sindahagera, ariko ni hanze ya Montreal. Na ahantu ushobora kwita yenda ngo ni hanze, ni kure y'umujyi, tuvugenda kure y'imijyi minini, kure ya Ottawa, kure ya Montreal. Urumva muri Trois-Rivières akenshi usanga abantu batuye iyo ngiyo, uretse ko ubungubu yenda byatangiye no kwivanga ahantu hose nta kibazo, ariko akenshi usanga abantu batuye iyo atari aba immigrant, ari abantu binaha, urumva baba Quebec. Ndimo ndababwira ibyo nsoma hano kubera ko sinshaka kubaha information itariyo. Hano baratubwira ngo Alexandra Martine Diengo Lumbayi, la jeune femme retrouvée décédée au Québec, résidait à Trois-Rivières. Donc yabaga muri Trois-Rivières, yabanaga n'abakolocataires, bari abazungu, bari abaquebecois, donc ntagara abantu muri communauté yiwe. Hari ibintu hano bita ngo kuba muri colocation rero ni nk'ukuntu abanyeshuri baza ari benshi bagafata inzu imwe bakayituramo ari benshi, buri munyeshuri akagenda ari icyumba cye. Tuvuga nimba ruwaye yenda nk'$1,500, ugasanga harimo nk'ibyumba nka 3. Umunyeshuri akagenda afata icyumba, tuvuga ngo buri munyeshuri azagenda ari $500. Urumva nyine ni ibintu bifasha juste abanyeshuri kugira ngo batariha menshi. Ubu ufite icyumba cyawe musangiye igikoni na salo. Rero nawe yabaga muri communauté nk'iyo ngiyo, yabanaga n'abazungu babiri, umuhungu n'umukobwa. Ariko mbere yuko bibimera gutyo biba umuhungu n'umukobwa, mbere byari umukobwa wenyine. Nuvuga ngo bitewe n'ukuntu mama we yabisobanuye, ni nkaho we yarazi ko abana n'umukobwa gusa nta muhungu ba mu nzu. Urumva ni ngombwa ko mbivugaho kuko nyuma yaho baje gusanga hari ibintu byihishe na n'ubu bitaravugwa, ariko bisa nkaho hari ibintu byihishe bijyanye n'uwo muhungu wabaga muri iyo nzu. Umwana kuri 2 z'ukwa 10 yarabuze.
umwana arabura burundu mu rugo donc ni nkaho yasohotse aragenda arabura. Wibaze ko abakolokateri be donc abo babanaga uwo mukobwa n'umuhungu w'abakebekwa babanaga mu nzu imwe ntibigeze bita ku kwibaza ati se uyu mwana yagiye he ko tutamubonye ataha yenda nimba yaramaze nk'iminsi nk'itatu ntago bigeze bibaza ati se umwana yagiye urumva kugira ngo bamenye ko wabuze nuko biba byafashe swata amasaha 48 mbere yuko bamenya ko kweri hari cyabaye umwana yatakaye yagiye nta uhari. Urumva umwana we yari yabuze yari yasohotse kuva kwa gatatu nta muntu wari bwumve inkuru y'uyu mwana, nta muntu wari bwumva amakuru ye, nta muntu wari uza aho ari abakolokateri be ari mama we wari uri muri Kongo icyo gihe nta muntu numwe donc ni nkaho umwana yahise agira silence radio nta muntu yongeye kuvugisha. WhatsApp ye nduhereza message ukabona umuntu nyine ni nkaho receive message telefone irakira message ariko ntizasomwe. Mama we nyuma y'iminsi nk'ibiri abona ko umwana ntacyo avuga kuko bamenyereye kuvugana bamenyereye kuganira which is a good thing. Umwana we nazi nahangaha mumenyereze kumuvugisha buri munsi atari kuvuga ngo ari muri Canada ngo ari occupé ngo ibiki ngo nzajya muvugisha rimwe mu minsi 2. Ntuzabyemere ujye umwandikira nawe gusubiza ati we mama meze neza uyu munsi niriwe amahoro. Niyo yakubwira ati meze neza agakupa bikarangira ariko ni ngombwa ko umenya uko umwana ameze umunsi ku wundi kuko hari igihe abana n'abantu batanamwitayeho cyangwa se bashobora kwiberaho bakavuga ati buri wese n'ubuzima bwe nimba yagiye ngo nyine yagiye. Inanga surtout bana batoya bimenyerewe ko ufite umukopa ushobora kujya iwe mukararana ntago abana bari surveiller nkuko bigomba. Umwana yabuze ari nko kwa gatatu nibwo yasohotse. Kwa gatatu haratambuka hararangira, kwa kane haratambuka hararangira, kwa gatanu mama we ari inquiète ati se bimeze bite. Abaza abakolokateri ati se mwigeze mubona Alexandra bimeze bite ko atari kunsubiza ko atari kumvugisha. Atangira nyine kugira igishyika cy'umubyeyi kandi batireka aruka gusohoka. Umuhungu ati naramudepoje atariko ibintu biri flu ntiyasobanura neza uwo muhungu ukuntu byagenze ngo yamuhaye lift ngo amudepoza kuri bus. Nyuma yaho baza kwerekana ifoto cyangwa video hari kamera nyine zo ku muhanda zagiye zimufata ahantu hanyuma bamubonye atambuka kuri kamera. Yagiye ahantu ni nk'ahantu ushobora gusohokera hari amaglisade hari ibintu nyine bitandukanye ushobora kwipromena ushobora kujya kureba uko hanze hasa ariko aho hantu hakaba hari haturanye n'uruzi ubwo biguma aho ngaho. Mama we atangiye kwiyenketa umwana ntiyitaba telefone ntasubiza kuri message nta muntu numwe uza aho ari donc ntibaza aho yaherereye. Mama we aravuga ati se mwavuga ngo arimo arakomunika nabo bakolokatera arabwira ati se mwamfashije mugahamagara polisi yaho ngaho ikamenya aho umwana ari kuko amaze iminsi 3 tutamubona. Abakolokateri ngo barabanza babitekerezaho ngo barabanza baravuga ati no kuvuga ibyo byose ndi kubabwira ni mama we wabisobanuye. Wibaza ko ari mama we wabisobanuye aravuga ati arababajije niba bahamagara polisi atabakolokateri turabanza duterana nyine amagambo bavuga ati wowe bahamagare donc babakolokateri bari muri Canada babwira mama wa Alexandra uri muri Kongo ati wowe bahamagare. Wibaza wowe uhamagare polisi kandi babakolokateri urumva nge ndi muri Canada mbana n'umwana byanyorohera guhamagara polisi kurusha kubwira mama uri muri Kongo ngo hamagara polisi ya Canada ubabwire yuko umwana wawe yabaye dispari. Urumva biri deja bizarre aho hantu deja nase mvuga nti no muri aba bakolokateri harimo ikibazo. Au début naravugaga nti yenda wasanga ari juste abazungu ko abazungu burya ntago bari très communautaire ku buryo ashaka kubona upfira aho ngaho akagucaho kwigendera. Rero akavuga ati asi ibyanjye akigendera. Ndavuga eske byaba ari ibyo ngibyo ariko nyumva icyo kintu nase mvuga ni muri aba bakolokateri harimo ikibazo. Barakomeza nyine baraganira nyuma yaho aza donc abakolokateri baza kwemera yuko bagiye guhamagara polisi. Aravuga ati okay reka kupa noneho twe tubiganireho hanyuma turakubwira nyuma uko byagenze. Barakupa abakolokateri bahamagara polisi ariko bari babanje kwangira mama wa Alexandra ko bari bumuhamagarire polisi. Mama wa Alexandra nawe agira atya ahamagara polisi. Ndumva nawe yarahamagaye polisi ya Canada. Wibaze uri muri Kongo gahamagara polisi ya Canada uti umwana wanjye utuye Trois-Rivières yabaye porté disparu sindi kumubona mujye kure. Hashize iminota mike barongera bahamagara muri yo appel muri yo espace ya appel ko nibwo babibwiye polisi ko none umwana yabuze ariko icyo gihe yaramaze iminsi 2 deja
adahari. Mama wa Alexandra nyine yaremaretse absence y'umwana we, ariko inanga hari n'irindi tegeko rivuga ngo umwana w'umu adulte, umuntu wese w'umu adulte n'ugwera kuri 18 ans, kugira ngo umudeclare ko yabuze bisaba ko habashize amasaha 48 kugira ngo umenye ko yabuze. Kereke yari umwana muto ni nk'ako kanya bahita batanga ikintu bita Amber Alert, ubundi bakavertinga nyine abapolisiye bagatangira gushakisha umwana ako kanya. Ariko iyo ufite 18 ans et plus bisaba ko amasaha 48 nyuma yuko abakuri hafi babonye ko utagihari, icyo gihe nibwo ushobora gukontakta polisiye bakavuga ati uyu muntu twamubuze ntituri kumubona hashize amasaha 48. Ibyo biratambutse, babwiye abapolisiye baje kureba basanga ko umwana yabuze, bavugana na mama wiwe n'iki. Ubwo muri iyo minsi abantu kuri TikTok batangira kubisakaza, amakuru mbega yarasohotse kuri televiziyo zo muri Canada. Abanyafrika babaye solidaire cyane ku buryo buri munyafrika uvuga igifaransa wese wabyumvaga yahita agakora video kugira ngo amenyeshe abantu nyine mudufashe kumushaka ibintu nk'ibyo. Nubwo nyine hari bamwe babikoraga kugira ngo babone views, ariko diari ubwa mbere mbonye abanyafrika inahangaha bakorana muri collaboration iri parfait. Byese binyere ko fete imbaraga z'abanyafrika. Muri make nshobora gukuramo sujet 20 muri no video, tugume kuri sujet y'umwana. Donc processus yo gushakisha umwana iratangira. Urumva ko umwana yatakaye cyangwa se yabuze kuri 2 z'ukwa 10. Bakomeje bashakisha et son corps a été découvert le 9 octobre près de l'île Saint-Quentin, une semaine après sa disparition. Umwana abura kuri 2 z'ukwa 10. Mu cyumweru gikurikiyeho, donc weekend irahita, icyumweru gikurikiyeho cyose bashakisha umwana batamubona. Urabyumva nyine biba ari stress iteye ubwoba, ari panique man. Umubiri we muri uko gushakisha, umubiri we waje kuboneka kuri 9 z'ukwa 10 hafi y'ahantu hitwa l'île Saint-Quentin, icyumweru kimwe nyuma yuko abuze. Nuko muri icyo cyumweru mwibaza ukuntu umubyeyi we yari ameze, kandi nibaza ko iyo umwana agize ikibazo hari ukuntu Imana yabikoze, umubyeyi agira igishyika ukumva ko kwere hari ikintu gishobora kuba kibaye. Icyumweru kiratambutse, mama wa Alexandra arategereje, twese turategereje mu by'ukuri kuko abayimigrant bose bishyize hamwe baratangira bagati Imana uyu mwana n'ukuri aboneke usengera uwo mwana nubwo utamuzi, cyangwa se Imana umurinde, kuko inahangaha ama case ya kidnapping abaho ugasanga abantu baragukidnapye bakujyanye nko mu Burusiya, bakujyanye bira bintu tubona muri film biba byavuye mu buzima nyabwo bibaho. No kuvuga ngo igihugu cyari cyo cyose uko cyaba kiri securitaire kose ntihabura abicanyi, ntihabura abacriminel bashobora gufata umuntu bakamugirira nabi. Niyo mpamvu uburinzi bw'Imana ku mwana wawe ari ngombwa 100%. Ikindi kandi Imana yahisemo ko ari uwo munsi wawe, ukeneye kwigisha umwana wawe gusenga. Sinzi ukuntu nabikubwira, ukamuha iyo sagesse. Buryo umwana asenga afite iyo sagesse, n'Imana nayo imugendaho. Imana imugendaho n'igihe cyawe cyagera kikagera neza witeguye, kuko uko bigaragara nuko uyu mwana yambuwe ubuzima. Umwana bamusanze umubiri we, umuntu umurobyi yaragiye kwirobera, abona umubiri urazamutse mu mazi. Birababaje no kubivuga, abona umubiri urazamutse mu mazi. Ahamagara polisi, ubwo hari ku 9 z'ukwa 10. Urumva uwo muntu we ntabwo yari muri babandi bashakisha, hari mu gitondo agiye kuroba bisanzwe. Umuntu utuye muri ako gace umubiri uragaragara urazamuka, mbega urabona iyo umuntu apfuye amazi ashobora kumanuka munsi, ariko iyo umubiri nyine umaze kuzuzura umwuka urazamuka ukareremba hejuru. Umwana bamusanga mu mazi hafi ya Île Saint-Quentin. Iyi nkuru itanga urumeza no kuyivuga no kuyumva juste, kandi uyu mwana tutari tumuzi. Yari umwana mwiza usa nk'ufite igikundiro, umurebye ku ifoto n'umwana ufite igikundiro, usa nk'uri calme, ubirebye mu maso ubona ari akana kari calme kameze gutya. Donc buri wese aribaza icyabaye. Ariko nanone mbamenyeshe, umwana w'imyaka 21 waje kwibana hano, umwana wabanaga n'ababyeyi. Tufate example y'umwana yenda turutse nko mu Rwanda, yabanaga n'ababyeyi, avuye mu rugo bwa mbere, ntiwigeze umwigisha uko agomba. Sinanavuga ngo ntiwigeze umwigisha kuko sinshaka gushyira ikosa kuri mama kuko ntibishoboka. Umubyeyi burya ntiyakwica ikintu akibona gishaka.
umwana w'imyaka 21 aracyari inosa mu mutwe. Deja abana b'ubu ngubu c'est vrai que bakura vuba ariko bafunguka mu mutwe ku bijyanye na internet, ariko mu bijyanye n'ubuzima bwa buri munsi na sagesse, ni donc kumenya wavugisha n'uwatavugisha, kumenya uko yitwara, none wakubitaho n'amaraso ashyushye. Umwana mbega ataje afite mu mutwe hameze gutya, ati ngiye ku ishuri, nta bintu byo gusohoka, nta bintu byo kujya hano, nta bintu byo gusura abantu, nta bintu byo kwigendana. Umwana ataje afite iyo focus, ikintu icyo ari cyo cyose cyamutembana. Rero ni ngombwa ko dusengera abana bacu babyeyi, ni ngombwa ko dusengera abana bacu. Mana urinda abana bacu. Ubwo umwana baramuretrouvier, ubu ngubu mama wiwe yaraje, aje nyine kureba uko byagenze, aje gushaka ibisubizo. Nta wuzi uko byagenze, nta wabibonye. Ofete mu minsi yabanje baravuze ngo ngo babonye urukweto rwe hafi ngo mu gashyamba, ngo babonye agasandari gasa nk'ako yari yambaye. Nyuma y'iminsi 2 baravuga ati noneho babonye umubiri. Ariko mu by'ukuri ibi bintu byose uko byagendaga binasohoka, wagendaga wumva ko umwana ashobora kuba yagiriwe nabi koko. N'ubu ngubu ntitubyumva, abayimigrant bose dushyize hamwe umutima nitubyumva, nitubisobanukirwa uburyo umwana disparesa gutya bakamuritura mu mazi. Muri journal uyu mwana yandikaga ngo wabonaga ko yandika ibintu nyine yari afite rêve, ntago yari umwana uri suicidaire, ntago yari umwana wavuga ati yagiye yijugunya mu ruzi, kuko nangaha suicide iba nini cyane. Rero wibaza umwana uje akiretrouva wenyine, ntabwo nafite aganiriza, c'est sûr que satani nawe ashobora kuhita mwiba. Hariho bamwe biyahura, c'est vrai que hari bamwe biyahura, ariko uyu mwana ahantu bamusanze n'uburyo yabagaho no muri journal intime yiwe. Donc umwana yari afite habitude yo kwandika buri mugoroba, akandika ibyo atekereza, ibi muri mu mutwe urabona journal intime, kwandika ibyo ushaka. Mu byo yandikaga wabonaga ko ari umwana ngo ufite rêve. Ibyo ndi kuvuga n'ababyeyi be babivuze ejo bundi, nejo babivuze nyine. Wabonaga ari umwana ufite rêve, avuga ati ndashaka kugura inzu muri Canada, ndashaka kugura imodoka muri Canada y'ubururu y'umutuku, avuga mbega amabara y'imodoka ashaka, yandika rêve ze, avuga ibijyanye n'Imana. Yari umwana ukijijwe, by the way, yari umwana uzi Imana. Mbega sinzi uko twabyita ngo ukijijwe, ariko yari umwana uzi Imana. Yari umwana uzi Imana, yandika ibintu bijyanye n'Imana muri journal intime ye. Yazize kuba umujene, yazize kuba ari mutoya mu by'ukuri, kuko en tout cas ni nkaho nta communauté yari afite, nta communauté congolaise yari afite ishobora kuvuga ati yenda ati turamufite turamureberera. No, agenda atyo. Ubu mwana yitabye Imana ku myaka 21. Nta wuzi byabaye, na n'ubu polisi iracyari bireinvestiga, iracyari gushakisha. Ariko icyatumye ntekereza kubaganiriza kuri ino nkuru ya Alexandra ni iki, nuko akenshi usanga natwe twohereza abana bacu bakiri bato. Hari n'abambaza ati se umwana w'imyaka 16 yaza ati, umwana w'imyaka 17 ntiwamwohereza wenyine, nta muntu umuhereje mu ntoki, nta muntu uzamukurikirana. Ari umwana uzagenda akibera muri dorme z'amashuri, ubundi akibeshaho bikarangira. Ntabwo byaba ari byo. Bisaba, yego birashoboka, hari abana bari focus nyine yenda ushobora kuvuga ati afite n'umutwe w'umuntu mukuru, ariko nakugira inama nimba umwana wawe ari mutoya, ashaka umuntu umuhereza umushinga, uvuga ati uzajya umumvugishiriza buri munsi, uzajya ukurikirana urebe, uzajya umuvugisha rimwe na rimwe wumva uko byifashe. Urumva ni ngombwa ko nimba ushaka kohereza umwana wawe, reba ahantu hari umuryango wawe. Uretse ko nyine hari n'igihe imiryango itaba ari imiryango mizima, ariko byibuze uwo mwana afite umuntu azi, afite communauté. Ndabashishikariza mukigera mu gihugu mujye muhita mushakisha communauté rwandaise. Biroroshye gushaka communauté rwandaise, communauté congolaise, communauté burundaise. Ako kanya ujye tushakisha communauté. Kubera iki? Ni byiza kugira inshuti, biranagufasha mu gihe yenda utazi icyo gukora, ukeneye help na communauté z'abarundi cyangwa se z'abanyarwanda. Ushakisha église nimba uri umukristo. Nanga par contre abisilamu sinjya menya neza communauté zabo uko zimera, z'abanyarwanda cyangwa z'abarundi cyangwa igihugu icyo ari cyo cyose, ariko nzi ko muri communauté chrétienne iyo uje uri umurundi, uri umunyarwanda, uri umukongole, haba hari ama église menshi abantu bagiye bashinga, surtout n'ahangaha muri Montreal. Kereka yenda hari nko mu province ari elwanye, yenda wasanga ariho umuntu adapfa kubona ama église y'abanyafrika, adapfa kubona nyine communauté facilement. Ariko nugera ahantu ujye tutangira ushakishe mu banyeshuri, ushakishe communauté y'abanyafrika, niyo baba ari abanyafrika ariko bahandi hantu, biraruta kurusha kuba waba uri wenyine, kuko mu mufite ikintu muhuriyeho. Ntabwo nkubwira ngo muzabe inshuti n'abantu batarabi wanyu, ariko
uzabagire bombi kuko bombi ni ingenzi. Cyatumye nshaka kubabwira kuri iyi nkuru ya Alexandra ni ukugira ngo mbabwire nti babyeyi dukore attention, mukore attention. Ni wohereza umwana wawe making sure yuko umuhereje umuntu. Niba nta muntu uhari banzu ukore recherche wowe ubwawe mbere yuko umwohereza, kuko ababyeyi b'uyu mwana baravuga ngo ni Alexandra ubwe wihitiyemo kuza muri Canada. Ni nkaho bamuhitishije matese urashaka kujya kwiga mu kihe gihugu, umwana ati Canada. Mbere yuko umwohereza banza ukore recherche wowe ubwawe, ntutegereze ko umwana w'imyaka 21 ari bujya gushakisha information. We mu mutwe we ngiye muri Canada, ngiye kwiga muri Canada, evan excitement niyo, ariko nta bintu byo gukora ngo recherche ngo nshake communauté y'abanjye, communauté iki, we mukorere recherche. Rero dukora attention babyeyi, abantu naha baricana, abantu nanga hari ubugome, isi yose yuzuye ubugome kuko Satani akorera hose, muri Afrika, muri Canada, muri France, aho wohereje umwana wawe hose jya umenya ko hari danger. Ukomeze umusengere, ukomeze ube en communication n'umwana wawe kuri telefone, nibiba ngombwa ujye unamuhamagara kuri video call, kuri video, kuko umuntu ashobora gufata telefone yakajya gusubiza utabizi. Umwana ashobora kugera inahangaha akajya muri relation n'umuhungu, cyangwa se akagera inaha akajya muri relation n'umukobwa mubi, ugasanga umwana yaragiye ajya muri drogue, ajya mu nzoga, cyangwa se gaye abana n'umuntu umukubita buri munsi. Inahangaha hari n'abagore bakubita abagabo. Rero umwana we yaba umuhungu yaba umukobwa rero umukurikirane, umubwira ati nyereka video, kuko buryo afite n'umukopa yenda utabizi wajya umubona yenda atambuka, cyangwa se aba yamukubise mu maso wajya ubibona ko umwana yakubiswe ameze nabi. Kandi burya koko hari n'ibintu ubuntu abonera mu maso, niyo umwana yabakubwira ati meze neza mama, ariko wamurira mu maso ushobora kumenya noneho icyo ikimuri mu mutima bya nyabyo. Video call kuri WhatsApp ni ubuntu, nkeka ari ubuntu, ari internet nyine bisanzwe. Ni ngombwa nimba warohereje umwana wawe hano, ongera ushaka ubushuti n'umwana wawe. Nimba waramwohereje yenda bigasa nk'ibitakaye, ujye umwohereza utuntu twiza, tumuganiriza, urumva ibintu byo kumushihura umucisha hirya no hino ukabigabanya, ugasa nk'umwumva, kuko burya abana batinyu bashihura, batinyu batonganya niyo baba bari mu makosa. Ndabyibuka ngewe, uretse na ndabyibuka ngewe nkiri muto, n'ubu ngubu iyo umuntu antonganyije ndi mukuru ngana nya mitavuga nti mva peace. Nta muntu ukunda gutonganywa. Akenshi usanga abana iyo batonganyije bacaha nawe ugacaha, urumva. Rero gerageza ugabanye ibyo kubatonganya, ugerageze kubumva no kubagira inama no kubasengera cyane hejuru ya byose. Umwana wawe mbere yo kugenda umuragiza Imana biri nyabyo, biri serious, atari kuvuga ngo ndamusengeye kabiri ngo kanjyame. Biri serious, iba ari battle, iba ari intambara umwoherejemo, kandi noneho nawe bari intambara ugiyemo. Noneho Satani aravuga ati uyu mwana ugiye wenyine, tireka nkwereke inzoga hafi aho, inshuti mbi hafi aho, aba boyfriend babi hafi aho. Usutu ko noneho abakobwa dufatwa vuba n'urukundo, my friend. Ukagera naho ugasanga abajama b'abazungu ko yenda Imana ishimwe ngo dusigaye nk'abirabura dusigaye dukunda uko turi, ntago tugikunda cyane ibintu ngo abazungu ngo twashamadutse twasaze. Ariko mbere umwana yashoboraga kugera inaha akabona umuhungu w'umuzungu umwikundiye ati karabaye umuzungu arahunze. Ukabona umwana isashamaduka, ukabona bise bimudezorienta. Rero babyeyi, icyatumye mbakorera ino nkuru surtout cyane ababyeyi baturimo, nibura umubyeyi ufite umwana muto utarageza ku myaka 25, ko nge ndababwira 25 kuko nge natangiye gufunguka mu mutwe mfite 25. Mbere yaho navuga ko nari nkiri kwidekuvura, nari nkiri kwimenya, nshaka uwo ndiwe, nshaka kumenya uwo ndiwe kiva. Kuko umwana uzarebe aturuka muri primaire akajya muri secondaire akajya muri akarangiza secondaire afite nk'imyaka 17 18. Hagati ya 18 na 24 umwana bataramenya uwo ari we, icyari cyo, icyo ashaka, icyo akunda, aba kiri kwidekuvura. Rero niba umwana watagira 25 mukurikirane, uvuyishyire mu mutwe yuko ugomba gukurikirana buri kamwe kose. Ubanze wevaliwe utese umwana ni ngombwa ko ajya kwiga hanze, cyangwa se namurihira muri IRK akiga neza akabona akazi, cyangwa se iyindi option umwana yarangije secondaire ye akiyandikisha muri formation muri Canada, muri formation muri Etats-Unis, muri formation hariho hose, akabona diplome y'inaha ngaha ariko abikoreye online. Iyo ni yindi option. Iyindi option ya gatatu ariyo yo kubohereza hano,
nabagira inama yo kugira ngo ube muri communication n'umuntu. Nakubwira ngo shakisha umuntu kuri internet, andika ngo communauté rwandaise muri Facebook, communauté rwandaise à Montréal par exemple. Umwana wamwohereje muri Montréal, communauté rwandaise à Montréal, umva barahita bagusohorera communauté rwandaise muri Montréal, communauté rwandaise muri Bruxelles, communauté rwandaise muri je sais pas muri Ottawa, communauté rwandaise muri Trois-Rivières. Ugenda ubibona, ni ukuvuga ngo niyo wakohereza umwana wawe muri Trois-Rivières yenda cyangwa se ukamwohereza mu yindi province ya Quebec nako ahandi mu kandi gace ka Quebec, ushobora gukomunika n'umunyarwanda uri muri Montréal kuko biba byoroshye gukomunikana icyo gihe, ukabahereza information zabo, donc nimero ukabashyira en contact ku buryo nubwo umwana ari ahandi hantu kureho gato ya Montréal ariko byibuze azi umuntu muri Canada, azi ko biramutse bipfuye yahita hamagara wa muntu ati sembigenzene. Shakisha umuntu usa nk'uwizerwa, bazi Imana ikuyobore, kuko njye ikintu cyose conseil yose nshobora gutanga sinakubwira ngo uyikurikize udafite Imana, kuko my friend njye conseil naguha ya kimuntu, sinzi ko hari nubwo yafasha abantu benshi. Conseil naguha ya kimuntu ishobora gufasha bamwe igasiga abandi, ariko iyo harimo Imana icyo gihe uvuga ati okay, assurance yanjye mfite information, ariko assurance ubwishingizi nyabwo mfite ni ku Mana. Kavuga ati byibuze mfite information nshobora gukomunika n'uyu muntu utari ko Mana unyobore unyere ko ngomba guhereza umwana wanjye. You know, ni ngombwa cyane ko dusengera abana bacu, ko tubigisha gusenga, ko tubigisha kwegera Imana. Ni ngombwa cyane ko tuganiriza abana bacu mbere yuko bagenda. Uzirinde kunywa inzoga, uzirinde gufata urumogi n'ahangano ni ruremewe. Mbabwira ukuntu inaha byapfuye no byadogereye. Niba wateganyaga kohereza umwana wawe inaha, umenye ko inzoga iremewe ku bana b'imyaka 18. Ashobora kugenda akagura urumogi. Ganja ni permis, bigusaba ko ufite nimba ari 21 years old, banza ari 21 cyangwa 18 nabwo. Ni ujya muri magaze, hari magaze z'urumogi inaha. Donc ndagira ngo mbahereze context zose, ibintu byose bishobora kwafecta yenda decision yawe nimba wateganyaga kohereza umwana wawe n'ahangaha. Urumogi, hari magaze z'urumogi abana binjiramo bakagura, ko njye mbita abana kuko hagati ya 18 na 25 ubu uri umwana. Yenda bavuga ati nyuma ya 25 yenda ufite choix, ufite choix, uravuga ati none ndi mukuru misemo kujya gufata icyo bwenge cyangwa ntabyo misemo. Ariko byibuza babandi bari munsi ya 20 ya 24 ans tu protege. Ngira uti nta burenganzira ufite bwo kurya, gufata ibiyoga, bwo gufata urumogi. Ndabizi yuko ushobora kubibwira umwana ntakumve, ariko byibuza wabivuze kuko ashobora kugira conscience akavuga ati yajya kurugura, conscience ikamwibutsa turibuka ibyo mama yakubwiye mbere yo kugenda. Ikindi kandi ukamakinga sure ko nimba wohereje umwana wawe naha, ndabizi ko bigoye, famille yose bayishyize hamwe kugira ngo yohereze umwana. Niba koko ufite impungenge ndavuga ati umwana se uko ntizeye neza ko bizavamo, ujye ugerageza umushakira itike atahe muri vacances, agaruke vacances zirangiye, agaruke kwiga. Ndabizi ko ari 2,000 gutaha muri vacances kuko iba ari hot season, amabi ahenze ni 2,000. Niba ubishoboye mubyeyi, rihira umwana wawe biye, afata inzira atahe, agaruka session ikurikiye itangiye, kuko icyo gihe umwana bafite visa yo kwinjira no gusohoka, afite permis d'études, mu gihe cyose ashobora kuba ari inahangaha. Rero kuvoyaje ntibyakagombye kuba ikibazo. Akoresha urwo rupapuro rumwinjiza n'urumusohora, urumva kavuga ati kuri aeroport bakamubaza ati urajya he, ngiye muri vacances, session yanjye yarangiye. Yagaruka bakamubaza kuko abanyeshuri babahagarika kuri aeroport. D'ailleurs nimba mushaka yuko bakorera video ibabwira ku bibazo yenda babaze yo mugeze kuri aeroport, yuje uri nk'umunyeshuri umbabarira ubinyandikire hano hasi nze kubibakorera. Donc ibibazo bashobora kuba bakubaza igeze kuri aeroport uje uri umunyeshuri. Umwana yagaruka avuye muri vacances, urumva bayatangiye no kumenyera uburyo bigenda. Avuye muri vacances wawe yagera kuri aeroport uti donc ni nkaho waba umwohereje muri interna mu byukuri.
nk'aho waba umweje kuri internet akajya ataha muri vacances akagaruka vacances yarangira surtout muri ya grande vacances yenda hari uturatu vacances tw'ibyumweru 2 cyumweru kimwe ntiwajya wari uri 2,000 ngo umwana atahe anagaruke ariko muri grande vacances z'amezi 2 umwana agataha 2 hafi 3 biba ari billet aller retour ugomba kugura aller retour kugira ngo umwana azatahe agire na date yo kugaruka akomeza amashuri. Iyo niyo nama nabagira rero ku bantu bari bansabye ko nabavugishaho kuri ibyo bintu bya Alexandra ngiyo inkuru ko byagenze. Umwana yarabuze kuri 2 z'ukwa 10 baza kumuretruva kuri ku itariki 9 z'ukwa 10 mu mazi. Ubu ngubu abapolisi batangiye kureba ngo suicide ni gute wakwinjira mu mazi ukijugunya mu mazi just like that. Ubundi bisaba yuko umuntu wiyahurira mu mazi bisaba ko haba hari ahantu hejuru ashobora gusimbuka akikubitamo kugira ngo ahita apfa. Aho hantu rero bamuretruviye ni nkaho bitari bimeze gutyo. Case ya suicide deja ngenda yiduta cyane kuko deja abo bakolokateri biwe numvise basoundinga uburyo nabyumvise uwo umuhungu simbizi sinshaka gutanga inkuru zitarizo ibyo nibyo nitekerereza nge natekereje ntiyasuye umuhungu ubu ntashobora ko yarakoze ikintu uretse ko ikintu cyonyine cyamufashije uwo muhungu nuko koko baramubona mu mavideo y'ahantu koko yamudepoje biragaragara batandukana ariko nta wamenya icyo umuhungu yakoze nyuma yaho. Ikindi kintu ngomba kubabwira warning yindi ngomba kubaha inaha hari racisme my friend. Racisme irahari ntitwayinyura. Hari umwana ejo bundi w'imyaka 10 yavuye ku ishuri kwa kundi abana basaragurika mu mihanda akagenda agakomanga ku muryango w'umuntu ngo yabikoze ngo hakangaye ngo yarafite ngo comme habitude kumenyera kugenda agakomanga bakiruka urabona ko akunda abana bakuru dufuti dusanzwe. Umugore w'umukebekwazi ati umva yongere noneho ndamwereka. Umugore w'umukebekwazi ahengera ishuri rirangiye ati nsesirike karakana kari bugaruke arakugendeye yakije amazi kuri kwiziniyeri arayashyuhije kana karaza gakomanze kirutse umukebekwazi aragenda amumenaho amazi ashyushye. Umwana yarahiye aha hose gutya nahanga ku mugongo yarahiye. Umwana w'imyaka 10 umumenaho amazi ute? Ntabwo nshidikanya yuko ari uko ari umwirabura. Iyo aza kuba umuzungu bikora uwo mukebekwazi ntiyari kuzatekereza tereka mutwike yari kuzayenda akazajya yitotomba ambwira ati mvira hano ati cyangwa se agashaka ababyeyi akabavugisha ariko kuko ari umwirabura yaravuze ati reka nkwereke. Animosité urwango ruhita ruba runini kuko ufite umubiri utandukanye. Ntabwo ndi kubatera ubwoba ngo nimuzohereza abana banyu naha ngo ntimuzaze kubinaha ngaha ndikubwira juste réalité y'ibihari kugira ngo muze munabizi ko ari umuntu aza avuga ati ni paradiso nzagera hari abantu bose bankunde nzagera hano hari racisme naho nubwo bidakomeye nko muri Etats-Unis abantu barakureba bakagira racisme mu mitima yabo ntibabikubwire noneho bazagera ahantu bagufatira akabariho navuga ati bara nk'abapolisi hari abapolisi ejo bundi bahagaritse umuloya w'umwirabura baramuhagarika kubera iki kuri racisme. Nyuma yaho byaje kugenda bikururana mu makuru n'iki basanga umugabo nta kosa yari yakoze abo bapolisi bamuhagaritse nibo barabahanye nta ikibazo nuko batabafunga ariko nyine ngo babakura kuri poste cyangwa se bakabasuspenda hose kugususpenda se uzagaruka mu kazi ukora ayo mafuti n'ubundi ngo mpereza impapuro zawe kandi nabo baza bafite attitude baza ati mpereza impapuro zawe bagufata nkaho uri akabwa. Umva reka ndeke gukomeza kuvuga cyane ntaza kuko nabicumuriramo kuko ngiye ibintu bya racisme rwose ni ikintu byansabye ko nsengera ko kimvamo kuko hari igihe bakubera raciste nuko umuntu uri umwirabura ntuzatangazwe no kubona ko bagusurveya kurusha uko basurveya umuzungu iyo uri muri magazi kuko bavuga ati giye kutwiba kuko uri umwirabura. Ni ibintu nyine hari ahantu byageze kabisa bitangira kundemamo racisme ari ngewe ntangira kumva abazungu sinkibakunze ntangira kumva abazungu mfite ikibazo nabo ariko narabisengeye ndavuga mana sinshaka kuba raciste pe ntago rwose uri raciste rero nkuramo uyu mwuka wa racisme ntago ari uwawe nuko byamvuyemo ariko utarebye neza iyi esprit ya racisme ni satani ubyihishe inyuma n'ubundi urwango rwose ruturuka kuri satani. Iyi esprit ya racisme yagufata kubera ko ibintu tubona ku marezo sociaux birabura bagenjwe gutya urabireba ukagati mana
ugatangira kwimagina wafashe umuntu wamuniza uti kumva wamukubita pe. Hari abapolisi n'ahangaha babakitinga nk'aho ari amamana y'inaha, ariko muri byose icyangombwa kigomba kubangukira kugira ngo urinde umutima wawe ni Imana. Uravuga ati okay Mana, taking care y'ibingibi kuko nge none sinanabivamo. Umva, sinzi nimba nabateye imbaraga, nimba nazibakuyemo noneho ntimuzongera kohereza abana banyu, ariko icyo nababwira abantu musenga mujye mubanza musengere urugendo rw'abana banyu, munasaba Imana ibabwira aho mubohereza. Nta bintu byo kuvuga ngo umwana ngo arahitamo aho ajya. Oya, ni wowe uhitamo uza aho umwohereje, wakoze recherche, uzi ibyari byo, uzi uko bisa. Kandi none ukamenya ko abana baje hano mu gihugu gifite access kuri droge ziramenyerewe n'ahangana, amategeko ayemeza yaciyeho vuba ahangaha. Umuntu asigaye agenda akigurira urumogi akarutaha niba akarunywa cyangwa se no mu muhanda. Rero ni wohereza umwana umwohereze uzi aho umwohereje. Ntabwo ndi burekeraho kuko umusengere, kuko gusenga c'est la base, niyo base kabisa, niryo fatiro ahubwo. Recherche abapolisi baracyari kubirebaho, baracyari kureba nimba uko byagenze, baracyari kwese yakumva uko byagenze. Ababyeyi be bari naha baje kuinvestiga gushaka uko byifashe, kureba uko byifashe. Mbega ntago baramushyingura umwana, aracyaraho, baracyakora recherche. Autopsy ntibaravuga icyo yavuze, nimba barigeze banayikora, bagomba kuba bazayikora cyangwa barayikoze, bagomba kuba barayikoze. Normalement iyo umuntu adispareshe gutyo just like that bakamuretrouva mu mazi, bisaba ko bamukorera autopsy bakareba icyabaye. Ubwo rero ibya autopsy ntibiravugwa ku makuru, ariko nihagira ikimenyekana nzababwira. Kugeza uyu munsi icyo tuzi nuko ababyeyi ba Alexandra bari n'ahangaha bakoze interview ejo bundi, byaciye ku makuru ejo, umusibe ejo nimba atari ejo, byaciye ku makuru bavuga ukuntu bategereje yuko abapolisi babafasha kumenya icyabaye. Ngayo nguko yari iyi rero video ya Alexandra. Imana imwakire kuko uriya mwana yarazi Imana. Sinzi a quel point yarakijijwe, ariko yarazi Imana kuko no mu nyandiko ze umwana yavugaga Imana. Rero reka nizere yuko ari kumwe n'Imana, ari aheza mu ijuru, reka tubyizere. Ngaho guys, reka njye ku editing ino video. Ubu ngubu amasaha yo kuzana abana ashobora kuba ageze, kajye kubazana. Hanyuma nyuma y'iyi video mumbwire icyo mushaka kubona la prochaine fois. Yes, abantu ntarasubiza ku bijyanye na email, nari nabivuze muri iriya video y'ubushize. Ku bantu ntarasubiza kuri email banyohereje CV zabo, munyihanganire, ni ukuri ndacyari gushaka uburyo nzabona umwanya nkajya noneho ni program nkasubiza email z'abantu. Kuba bishaka mu following kuri Beautiful Maming Igifaransa, mbaye mbashimiye. Imana ibarindira abanyu, hejuru ya byose iduha agakiza kanyako, iduhe gukomera mu gakiza in Jesus name. Bitarimo ibyo kwiyerekana, bitarimo ibyo kuvuga gusa, nicyo mbifuriza. Imana rero ikomeze ibarinde, naho gutaha. Bye. Fly about the valley in the fire. Train her feet for running. Show her every door and how the windows let the sun in. Copy out the key and tell her this is for becoming. Even in the fever, baby, cry and get to running. And tell her that you better get your bootstraps up. You're with the army, ready when the truth act up. Nothing can harm me. Yelling from the roof, I touch, put up a guard and count to 10. Lions den, speaking with the higher pen. Can't be touched by fire. Fast forward to the grown things now. I'm working on them soul things now. Forgiving all your old ways, but it's harder on the cold day. Cold day. Never been a product of a flawless environment. Never acted like I'm higher than you.